ntabwo twabura kubwira abantu cyane cyane b'abashyitsi iterambere ryanga hari iterambere rero no kumva ubuhamya na bene data bakize urupfu rw'iteka muze yabivuze aravuga ati Imana tugiriye ubuntu idukiza urupfu rw'iteka ariko se urupfu rw'iteka rwari ruturiho ukomoka he ndavuga bavuga ko igicumuro cy'umuntu umwe ari cyo cyateye ko abantu bose bahinduka abanyabyaha ariko bakanacirwaho iteka sibyo ubundi kutamenya inkomoko y'ikibazo bituma umuntu ataramenya uburyo ikibazo gishobora gukemuka kubera ko abantu baragenda bagasoroma imbuto z'igiti ariko nyirizina igiti kigasigara gihagaze ejo tuvuga i Kigali twaje tuganira n'abantu mu modoka ariko turi kubabwira ko mu by'ukuri igiti ubwacyo gihagije kugira ngo kirimbuze umuntu niyo nta rubuto na rumwe rwaba ruriho tubabwira ati wagutuma kurandira ibiti by'avoka ntabwo wareba ibiti bifite imbuto ahubwo n'ibidafite imbuto nabyo wabirandura yewe wagera mu mapepiniere ukareba na twa tundi tukiri duto cyane sibyo kubera ko dusize n'ubundi wabusize amavoka ndetse menshi cyane ariko Imana ishimwe nyine ko yaje guhishura ko ububi bwacu n'iki duhora tugikomora ku mukurambere wacu Adamu turi indego mu batizo wabaye ku cyumweru gishize nibwo umuvandimwe umwe atubwiye ariko nanjye nahishuriwe ko Adamu akora icyaha nari umurama muri we umurama urumvisha aratubwira ati namenye ko nari umurama muri Adamu sibyo ati umukurambere acumura nanjye nari murimo ndi nk'umurama uwo murama rero niwo waje gukura uba njyewe ariko ukura nyine wanduye hatewe umurama wanduye n'ubundi kandi ukura ubyara igiti kigize gute igiti cyanduye umuntu akavuga ati umwana ukivuka bari umwana ahubwo umunyabyaha umwe ku myaka 7 abandi 11 abandi 12 ariko mwibaza none se watera igiti cy'avoka cyakora kikaba umwembe urumva ko bidashoboka igiti wateye nta nicyo gikura ahubwo gikuze kigenda kigaragaza ibyari bikirimo sibyo aho rero niho twabereye abanyabyaha nta n'umwe uvuyemo turi kuvuga rero ndate muganya ko Bibiliya tubwira ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ariko se yivuga gutya bishatse kuvuga iki ibibaze kuvuga aho ngaho twese twabereye abanyabyaha sibyo n'utaratangira kubishyira mu bikorwa ariko ubwo buzima bw'icyaha bugize gute umurimo ariko igitangaje kiba mwana magambo kandi gikomeye nuko Imana yashakaga ari ubwiza bw'Imana rero nta cyaha kigeze kibamo nta cyaha kibamo nta n'ikizigera kibamo niyo wagerageza waba mwiza mu buryo bw'abantu ariko ntabwo waba mwiza ku kigero cy'Imana we mu mateka yawe harimo kavukire y'icyaha niyo wagerageza gutotora imbuto watotora imbuto ariko zigeze zibaho kandi uyu munsi bazitotora ejo n'ubundi zikaba zongeye niyo mpamvu Yesaya bishobora kuvuga ngo n'ibyo twagerageje gukiranukamo byose ni nk'ubushwambagara ndetse buriho n'ibisi iyo myambaro imeze ityo rero ntabwo yanguka imbere y'Imana ubwo bushwambagara buriho n'ibizinga uretse n'imbere y'Imana n'imbere y'abantu ntabwo wabihingukana imbere y'abantu sibyo Imana rero kubera ko yashakaga umuntu ufite gukiranuka nk'ukwayo byasabye ko ari yo ubwayo yizira mu isi iza mu isi yambara umubiri igaragaza gukiranuka mu mubiri sibyo Kristo atsindira icyaha mu ndiri yacyo atsindira icyaha mu mubiri arakiranuka ntiyakora icyaha na kimwe Bibiliya ikatubwira mu Baheburayo ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe uretse ko we atigeze akora icyaha sibyo iyo niyo nsinzi Kristo yatuboneye Kristo yaje mu isi kugira ngo agaragaze atungane aho bitashoboka akore ibyananiye inyoko muntu yose sibyo atubonera gukiranuka ku myaka isaga 33 yamaze ku isi yarakiranutse ntiyagaragarwaho n'icyaha na kimwe sibyo ariko reka bishobore navuga ni nuko we adafite inkomoko yo kwa Adamu sibyo
uko niho gutungana kwe. Niyo mpamvu Yosefu yabwiye ngo ugiye kurongora umugeni wawe kubera ko imbuto imurimo ni imbuto y'umwuka we. Ntabwo yabyawe n'imbuto y'umugabo, ahubwo yabyawe n'imbuto y'umwuka wera. Ngo niyo mpamvu ngo uwera uzavuka azitwa umwana w'isumba byose. Uko niko habonetse uwera. N'abandi bose bari mu gatebo kamwe, niba abandi bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Sibyo? Bisaba rero ngo Imana ize kutubonera ubwiza bwayo. Imana ize kutubonera gutungana kwayo. Ariko gutungana kutagira icyaha, gutungana kutakoze icyaha, gutungana kutazigera gukora icyaha. Uko niko yagize ute, niko yashakaga, kandi niko yatuboneye muri Kristo Yesu. Nyamunda kubwira abafana b'amakipe ko iyi ikipe afana itsinze nawe aba yatsinze. Iyo kigaruka muri Rubavu nk'ahangaha yumvishe ko match irangiye ukumva ko ikipe yawe yatsinze, nawe uravuga ngo wagize ute, watsinze. Nyamara ntabwo uba wagize. Musubuye afata gutya kugeza ryari. Nutuye Nyamyumba harya. Nutuye Nyamyumba nawe avuga ko yagize ute, ko yatsinze, ariko ntabwo aba yatsinze. Ariko kuko aba yatsinze, nyamara aba yatsindije. Hari n'abafanizo mu Burayi. Njya ntangazwa n'ukuntu ibintu by'abantu babyumva, ariko iby'Imana nyine basi nk'ibishyurira umuntu. Iyo mu Burayi Chelsea yatsinda akavuga ngo nanjye natsinze, Barcelona yatsinda ngo nanjye natsinze, nyamara nta nubwo arigeragera mu Burayi. Ariko ibyo ngibyo babyumva neza. Uko niko Yesu yaje agatsinda icyaha, ariko akabikora ari twebwe abikoreye. Akaba ari twebwe ahagarariye. Yatsinda inyoko muntu yose ikaba iratsinze. Sibyo? Akaba tuboneye gukirana. Icyo abantu basabwa ni ugufana iyo kipe. Ni ugufana iyo kipe. Ni ukujya ku ikipe itsinda niko bajya bavuga. Adamu yaratsinzwe, twese turatsindwa, dutsindiwe muri we. Yesu nawe aratsinda, twese turatsinda dutsindiye muri we, dutsindishirijwe. Sibyo? Icyo nicyo abantu batamenya. Abantu batekereje iki kintu, batekereje ko Yesu yaje mu isi kugira ngo abagaragarize ibintu bananiwe gukora, bakwiye gukora noneho bakabikora neza. Biravuga ngo Yesu ntabwo yaje gukora amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza. Ni ukuvuga ko yaje kuyakura neza mu cyimbo cyanjye. Yaje gukora umwuzuro w'amategeko. Yaje gushyira mu bikorwa iby'Imana yategetse abantu, byarangiza bikagira gute, bikabananira. Sibyo? Icyo nicyo Yesu yaje kugira gute, nicyo yaje gukora. Ntabwo yaje kutwerekera ibyo tugomba gukora, yaje kubikora neza mu cyimbo cyacu. Sibyo? Ariko kubera ko Imana ari intabera, Imana ishimwe. Kubera ko Imana ari intabera, nabwo ntabwo yari kutureka gutyo gusa ngo ivuge ngo Yesu yadutsindishirije, ariko idahanye icyaha. Sibyo? Na niyo mpamvu bwa bunyabyaha bwacu bwo kwa Adamu nabwo bwose uko bwakabaye yamufashe ikabushyira kuri nde, ikabushyira kuri Yesu, kugira ngo igihano twagomba kuzahanwa nacyo agire gute, agihanwe. Sibyo? Ndavuga iki? Ndavuga ibintu bibiri ubwo Yesu yadutsindishirije. Icya mbere ni uko yumviye amategeko twasabwaga kumvira akaba yaratunaniye. Sibyo? Ariko icya kabiri ni uko nabwo igihano twagombaga guhanwa nacyo yagize gute, yakiduhaniye. Sibyo? Ingorane zari ziri ku muntu nizihe rero kugihana. Kuri njyewe ingorane zari zihari ni uko yonza gupfa urwo rupfu nari kugenda buheri. Sibyo? Nta bushobozi nari ifitemo bwo kurupfa nkarutsinda nkarurangiza. Sibyo? Ahubwo nari kugihanwa narwo nkarimbuka by'iteka byose. Muri Yohana 10 Yesu aravuga ngo igituma data ankunda ni uko nemera gutanga ubugingo bwanjye. Sibyo? Ngo ntawe ubunyaga ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Ngo mfite ubushobozi bwo kubutanga, ariko nkongera navugaga iki? Navugaga ubushobozi bwari buri muri Kristo Yesu bwo gupfa rwa rupfu nge nari narakatiwe, ariko akarurangiza mu minsi 3, yarangiza akazuka rutsinze, nabwo ansindiye icyo gihano, andangirije icyo gihano nagombaga gukora. Sibyo?
ndavuga ibyo bintu biri kandi bisubiremo neza. Gukiranuka nasabwaga ni Yesu wagize ute wagushoboye ariko ari njye agize ute abikoreye sibyo. Icyo ni kimwe bavandimwe. Icya kabiri igihano nagombaga guhanwa ni Yesu wagihanwe kandi agihanwa neza cyose agira gute arakirangiza mu minsi amena sibyo. Niba mu muririmbyi yavuze ngo ku musaraba hagaragaye ibintu wagaragaye ukuri wari kuhagaragara n'urukundo. Amen amen amen. Uko kwari uko umunyabyaha yagombaga gupfa sibyo. Agapfa urupfu rw'ikivume yego sibyo. Ibyo ni byo Yesu yaje gusohoza mu rupfu rwe yego. Wabona nagomba kubabara wose witeka ryose arawubabaza kumurangirira. Uko ni ukuri, uko ni ubutabera bw'Imana sibyo. Icya kabiri gikomeye rero nuko mw'iyo myaka yari amaze 33 ngo yageragejwe mu buryo bwose ntiyakora icyaha. Kwa gukiranuka nabuze nako agira gute aragusohoza. Amena sibyo. Nguko gutsindishirizwa nande na Kristo na Yesu. Akagutsindishiriza mu rupfu ariko yarangiza akagutsindishiriza no gukiranuka.